turamutse nta buzima dufite, ibyo tureba byose ntacyo byaba bimaze. Hari impamvu nyinshi zatera kwangirika k'umwijima. Izo harimo izikunda kuboneka ndetse n'iziboneka gakeya. Zimwe mu mpamvu zikunda kuboneka kenshi usanga ari nko kwandura kw'amavirisi mu mubiri. Izo akaba ari hepatite B, C, harimo inzoga nyinshi, kuba umwijima wararemerewe n'ibinure byo bita non-alcoholic fatty liver disease. Muri rusange ntabwo byoroshye ko umuntu ashobora gusobanukirwa neza niba umwijima we ufite ikibazo. Hari bimwe mu bimenyetso umuntu agaragaza iyo umwijima we ufite ikibazo, harimo nk'isesemi, gutakaza ibiro, kugira intege nkeya ndetse no kunanirwa vuba. Iki gihe umwijima uba ukibasha kurwana, nyamara hari igihe umwijima unanirwa burundu, aricyo bita decompensation. Iki gihe nibwo umuntu atangiye kugaragaza ibimenyetso bimwe na bimwe bishobora kugaragarira buri wese. Ese iyo tuvuze ngo kunanirwa k'umwijima cyangwa cirrhosis, liver cirrhosis, babishatse kuvuga iki? Muri rusange inyama y'umwijima igizwe n'uturemangingo fatizo bita hepatocyte. Nyamara uko umwijima ugenda unanirwa, tugenda duhinduka, tugapfa, tugatakaza ubushobozi bwatwo bwo gukora umurimo twagenewe. Hakabaho icyo twita fibrosis, ntitube tugibasha gukora imirimo yatwo. Ntabwo uyu munsi turibanda ku bijyanye n'imirimo y'umwijima, ahubwo turibanda ku bimenyetso umuntu ashobora kugaragaza igihe yarwaye iyi ndwara y'umwijima. Ntujye kure, turaje turebe ibyo bimenyetso. Ese iyo umuntu umwijima wamaze kwangirika burundu, wabaye cirrhotic cyangwa se hepatocyte ze zabaye fibrotic, ni ibihe bimenyetso agaragaza? Ese babibwirwa n'iki? Ntiwaba nawe ufite iki kibazo nyamara ukaba wicariye mu rugo witurije, nyamara umwijima wawe kwangirika? Kurikirana iki kiganiro ubashe kugira ubumenyi buhagije ku mwijima. Tugiye kwifashisha up to date. Birashoboka rwose ko umuntu abasha kugira cirrhose nyamara ntagire ikimenyetso na kimwe agaragaza. Ariko ibi ni bimwe mu bimenyetso biboneka kenshi ku bantu bafite icyo kibazo cy'umwijima wananiwe burundu. Icya mbere, guhinduka kw'amaso agahinduka umuhondo, kwishimagura, kuruka amaraso, kuruka ibintu bisa n'umutuku cyangwa se amaraso yavuze, hari ukubyimbina, hari kuba umuntu yagira confusion, guhindagurika ko kubona ibitotsi. Ku badamu cyangwa se abakobwa bashobora kugira icyo bita chronic anovulation cyangwa se bakaba bava mu buryo budasanzwe. Ibi byose bikaba biba nk'ingaruka z'imisemburo imwe n'imwe iba yagiye ihindagurika mu mibiri yabo, harimo nk'iyo twita prolactin cyangwa se testosterone. Ku bagabo bagira icyo bita hypogonadism. Ibi rero bikaba ari uruhurirane rw'ibimenyetso umuntu ashobora kugira, kubera ko iki ntabwo ari ikibazo kireba ikintu kimwe gusa, aho bashobora kugira impotence cyangwa se bakaba bashobora kunanirwa kubyara, icyo bita infertility. Iyo koko umwijima umaze kunanirwa burundu, umuvuduko w'amaraso y'umuntu utangira kugabanuka. Rimwe na rimwe ku bantu basanzwe bafite umuvuduko uri hejuru, abari bafite hypertension, icyo gihe umuvuduko uragabanyuka ukaba wajya mu kigero gisanzwe, nyamara atari uko bakize umuvuduko w'amaraso. Abantu bamwe bagira kugaragaza kubyimba amatama, ariko ibi bikaba bikunda kuba cyane ku bantu banywa inzoga nyinshi. Ikindi kimenyetso gishobora kugaragara nyamara iyo uburwayi bumaze kugera hejuru, nicyo twita fetal hepatitis. Iki gihe umuntu ufite ikibazo cya cirrhose cyangwa se umwijima wananiwe burundu atangira kugira impumuro isohoka iyo ari guhumeka, isa nk'ihumura neza. Iki gihe babyerekana ko uburwayi bugeze kure, kuko aba yatangiye kugira icyo twita severe portosystemic shunting. Ku bagabo umuntu ashobora kugira amabere manini agakura cyane akamera nk'ay'abadamu, hari gupfuka ndetse no gutakara ku bwoya bwo mu maha, hari icyo twita caput medusa cyangwa se kugaragara kw'imitsi igarura amaraso ku nda, guhinduka kw'inzara, ari byo bigiye bitandukanye. Rimwe na rimwe inzara zishobora kwihina, hari uburyo bwinshi inzara zishobora guhinduka, cyangwa se abandi bakagira icyo bita terinail cyangwa se izo bita macronail. Hari igihe intoki zihinahina mu buryo budasanzwe ku buryo umuntu atabasha kuzirambura, ibi akaba nta kintu na kimwe yabikoraho. Twibukiranye ko aba bantu hari ibintu byinshi biba byaramaze guhinduka mu mibiri yabo, biba bishobora kubateza ibibazo bitari umwijima ubwawo, ahubwo ubwo burwayi bw'umwijima bakaba bafite byinshi bugenda buhindura mu mibiri yabo ku buryo byo ubwabyo bishobora kubica. Icya mbere,
abantu uzasanga bafite anemi, kugabanuka kw'ikigero cy'amaraso niba ari nk'uko twabivuga. Abantu uzasanga bafite ubwirinzi bukeya mu mibiri yabo. Abantu uzasanga bashobora kuva amaraso byoroshye. Aba bantu impyiko zabo ziba zitangiye kugera ku kigero cyaho nazo zishobora gutangira kwangirika. Niyo mpamvu niba ubonye ikimenyetso kimwe cyangwa byinshi muri ibi ngibi tumaze kubona haraguru, ibyiza ni uko wajya kwa muganga. Ntabwo ikimenyetso kimwe gishobora gusobanura uburwayi muri rusange. Niba wibonyeho kimwe muri ibi bimenyetso, niba ubonye bibiri muri ibi bimenyetso kuri wowe, ku mubyeyi wawe, wamugeza kwa muganga bagapima, bakareba niba umwijima we nta kibazo ufite, ashobora gufashwa kandi bikamugira umumaro mu minsi ye ashigaje yo kubaho. Inshuti yanjye, ntiwirengagize, burya kwirinda biruta kwivuza. Mureke twite ku buzima kuko ariyo mpano ikomeye dufite mu buzima.